Icyo kiranja butse akandi nashukuru kwa kisu unafika Mungu rehema wa Golgotha umwuka wera w'Imana bafate somana mera sorekotiko periada no kalo avaria dobre nehola shandi tando ogaria binitando aga kima simande were garde farma derai glory ashaka kumudia ko ni saje muri hano hafi ngajyane bano bantu aje kubaganiriza nakuba umva nakubonye ukora 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 umubabaro n'agahinda uko nuko natwe Imana natwe Imana yaradusubije ana yakiriye Samuel nange mfite ikibondo. Haleluya. Imana ishimwe. Natwe Uwiteka yongeye atusubiza ati sie ubu ni muzima mayisa. Dukomere Imana amashyi twese. I love you that number. Tisiye ni muzima. Kuye Tisiye kuntu twabonaga bimeze guhagararana nawe ashima Imana biratangaje. Hano rero nahabonye abantu batandukanye b'inshuti zanjye abashumba ntaheruka abahanzi Safari nabonye Werarisi n'abandi ntavuze nabonye Pastor Sharire ntago namubona ngo ngende ntabivuze ko namubonye nushaka umanika uhagaze uriya mugabo niwe nguyu nundi nta wundi ndashaka undi utarajya mu mazi menshi ngazamura ikiganza undi utarajya mu mazi menshi nawe ngazamura ikiganza nta wundi ngo ase ngo musengere kwa Kiswahili unajua papa nakupenda sana jumgira nibindi mvuka namupenda sana nakushukuru sana kwa yote mafanya Mungu ndiye amefanya Mungu rehema akubariki papa ngira nutundu nashukuru maombi ya wewe washukuriwe sana kandi nashukuru kisu unafipwa akubariki sana tumupigie makofi na vigeregere kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Hapo ni sawa. Karibu papa. Imana yakoze ibirenze tutabasha gutekereza ikora iby'imbaraga tutabasha kwibwira. Imana yarwanye urugamba irurwana igenda irurwana inagaruka. Nicyo gituma uyu munsi turimo tuvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishima. Haleluya. Tugomeze turyoherwe mu buryo bwose. Tugomeze turyoherwe. Ndimo ndabona na Rashid mu Kinamba nawe naryoherwe. Ndimo ndabona na pastor hano ruguru haba Kinamba ariko kiyoborwa n'umupastori bamwita pastori wanjye mu Kinamba uryoherwe. Ibyiza biri hano rwose Imana ihabwa icyubahiro. Abantu bose bafite imodoka bakeneye gukoresha kaosh hano ruguru hari Kinamba cyiza muze kuhanyura cyangwa mu bayimfunguzo babe babogereza tuze gutaha biryoshye. Ejo nakazi turagira ngo ducunguze uburyo umwete kugira ngo abantu baze no kubona uko bitegura umunsi w'ejo. Ejo nakazi. Twakire Dani Mutabazi. Abe yitegura hanyuma aze yongere adususurutse hanyuma wa mubyeyi wacu w'umuhanzi nawe yitegura abadususurutsa hanyuma twakire Janine aturirimbira indirimbo twumva uko bigenda. Imana imuhe umugisha. Karibu Janine. Hanyuma tubwire na Nyirabahire aho ari abe yi programa
cyangwa Nyirabahire niba ari uri hafi abanzirize Janine, hanyuma ubwo Nyirabahire atarahuguka reka Janine aturirimbire. Imana ibahe umugisha. Turi mu gikorwa cyiza cyo gushimira Imana. Ngewe ndaza kwirinda kubivuga kuko nubwo twumva ngo Tisiye yararwaye araremba agera kure, ariko nzi byinshi kubera amanywa nijoro, ndabizi cyane. Gisa azi byinshi n'abandi, ariko iyo umuntu ageze aho arwara bikaba ngombwa ko nta muntu ujya aho ari kandi nta cyorezo afite, nta burwayi bwandura afite, abageze ahantu hakomeye. Urumva rero dufite icyo gushimira Imana. Mutaza no kugira ngo kuba mpagaze hano turi kuganira mvuga kandi nanjye meze uko mubona, ntimugire ngo nuko ari jye uzi kuvuga cyangwa kuyobora ibirori, oya, ahubwo ni amateka akomeye dufitanye. Ntabwo nagakwiye kuba mpari, ariko kubwo amateka akomeye byabaye ngombwa ko tuza kuba turi kumwe tukihanganana muri byose. Imana ishimwe. Hanyuma turaza kwakira umukozi w'Imana guturuka i Nairobi muri Kenya. Tunapokea mtumishi wa Mungu muimbaji wa mzuri sana, wanamuita Goreti DJ. Tunamupokea, turamwakiriye rwose kuva i Nairobi muri Kenya. Mukanya nawe araza kudususurutsa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Janine nayo yamaze kwitegura aturirimbire, hanyuma Goreti aza gukurikiraho dukomeze izindi gahunda. Ahantu hose baba barimo kurya urabona abantu bameze neza. Kuririmbira abantu barya nabyo bisaba ubuhanga. Umuntu arimo kurya kugira ngo unaririmbe bisaba gutekereza. Ubu ntago washyiramo indirimbo ituma umuntu anyeganyega yahita bimena. Baturebera indirimbo ivuga ngo Yesu ni isoko imara inyota. Hanyuma ndashima Imana ko ndi muri ibi birori bya Tisiye. Tisiye ni inshuti yanjye kuva kera, byahuje n'ikindi kintu nari mfite cy'igikorwa ndi bujye Rusizi, arabizi, mfata umwanzuro wo kubireka kugira ngo nzaboneke hano. Ayo mashyi ni imbara y'Imana, ni imbara yandi, ariko ni make. Ndabireka kandi urumva kugira ngo mve hano ngi Rusizi ntago nari kugendera aho nyine, ubwo hari harimo n'akantu nako ndakareka kubera urukundo. Urumva umuntu Imana imukuye ahantu yakuye Tisiye kuntu twabonaga bimeze, guhagararana nawe ashima Imana biratangaje. Hano rero nahabonye abantu batandukanye b'inshuti zanjye, abashumba ntaheruka, abahanzi Safari, nabonye Werarisi n'abandi ntavuze. Nabonye Pasiteri Sharire ntago namubona ngo ngende ntabivuze ko namubonye. Nushaka umanike uhagaze. Uriya mugabo niwe bamubambye maze yikorera ibyaha byanjye. Yarababaye
yarakubiswe maze yemera n'isoni zaho, ubu ndashima Yesu wanduhuye. Yewe Karuvari, Karuvari we, Karuvari wamenetse wo, ndashaka kubumva ntabwo we nzakwibagirwa. Highway Karuvari, Karuvari wamenetse wo, ntabwo we twese yewe wamenetseho amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Nageze ku musaraba maze mpabwa izindi mbaraga, kuko Yesu yaramaze kuhamena amaraso, imitwaro yanjye yaraguye. Nageze ku musaraba maze mpabwa izindi mbaraga, kuko Yesu yaramaze kuhamena amaraso, imitwaro yewe Karuvari we, twazamura ibiganza. Wamenetse w'amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Yewe Karuvari we, wamenetse w'amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Karuvari, 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 Karuvari waranduhuye. Karuvari, 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 Karuvari we, Karuvari waranduhuye. Karuvari, Karuvari we, Karuvari, Karuvari waranduhuye. Karuvari, Karuvari we, Karuvari, Karuvari waranduhuye. Karuvari, Karuvari, Karuvari waranduhuye. Hallelujah, hallelujah. Dore Imana icyubahiro cyane. Hano kiki mutuzamurire tugiye kuririmba ya nyuma. Ha! Dore Imana icyubahiro. Ariko. Hallelujah. Mana ishimwe cyane. Dore Imana icyubahiro. Dore Imana icyubahiro. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Hallelujah, 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 amen. Niba uri gushidikanya ko hano hari Imana,
kazi yako. Njyewe ubwanjye ndi kubyumva ko hano hari ikirere kidasanzwe. Haleluya. Mureka turirimbana aya magambo. Niba hari ibyo Kristo yakurengeje. Aiwe! Wanyuranyije amaboko twese twese ibyo uherutse kunkorera bimaze kumubona. Wanyuranyije amaboko ibitavuga Imana ibyo uherutse kunkorera umva umutima. ubwo wakoraga bite tutabyibwiraga twaratanga Uwiteka waramanutse imisozi ite imbere yawe nakubanye ukora ku manywa na nijoro nakubanye ukora umva nakubanye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora twese nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye ukora. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Yes. Hallelujah. oh Hey. Hallelujah. turi kuvuga nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye nakubonye ukora nakubonye ukora nakubonye 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 ukora. asifiwe. Amen. abazi neza ikirere cy'Uwiteka ndabizi ko mubizi ko hano hari network iteye ubwoba. Haleluya. Turi gusoza mwanyemerera tukavuga ngo reka turirimbe ngo watubereye ibyiringiro. 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 uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. watubereye watubereye
watubereye watubereye ibyiringiro watubereye watubereye ibyiringiro watubereye watubereye ibyiringiro zakomeye watubereye ibyiringiro watubereye watubereye ibyiringiro ibintu byakaze watubereye watubereye ibyiringiro watubereye watubereye ibyiringiro twaza muri biganza amadeni yaje watubereye watubereye ibyiringiro watubereye watubereye ibyiringiro twaza muri biganza watubereye watubereye ibyiringiro watubereye watubereye ibyiringiro mani baha umugisha mube mugumye aho ngaho mwese mube mugumye aho uko mwari aho muguma aho ngaho uko mwari aho muguma aho ngaho uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso watubereye ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro amafaranga yabuze watubereye tisiye uri kwa muganga yakubereye watubereye ibyiringiro dani yakubereye haleluya nagira ngo tisi yagihagaze hariya abantu mwese muri aho muhagarare neza babaha ifoto y'urwibutso murakoze cyane tisi yakiri hano abantu bose bari hariya muhagarare neza mumwegere twakira ifoto y'urwibutso hanyuma tisiye aratambuka yegera hariya dusaba abashumba bakiri hano begere hariya nabo bamuhe ifoto y'urwibutso twese uko twari aho kameramani cyangwa se fotogarafe naboroganize neza ngo ariko uzikurinda mana we ariko uzikurinda mana we nimwumve mbivuge imana izikurinda yemwe bagabo mwe namwe bagore mwe mwana wa seti we kubitamo akazi ki imana izikurinda imana izikurinda ariko mana we uzikurinda mana we uzikurinda haleluya ifoto yarangiye mwegere baduhe ifoto y'urwibutso hano hejuru ndugu yangu amekuja kwa kanisa oya naza haleluya haleluya azanywe no kwakira Yesu musenge kiramuhuze ariko nta wundi muntu uri aho utarakizwa mukomera imana amashyi nguyu nundi nta wundi ndashaka undi utarajya mu mazi menshi ngazamura ikiganza undi utarajya mu mazi menshi nawe ngazamura ikiganza nta wundi ngo aze ngo musengere mwese muhaguruke dusengere aba bantu bizanye nuko bazanywe n'Imana muhaguruke tubasengere mu izina rya Yesu bantu baje ngo Imana ibakize ngo pastor ngo turashaka ko dusengera ngo natwe tugakizwa mwerekeze ibiganza aha ngaha Mana turasenze mu izina rya Yesu turabasengeye aba bantu umwami w'abami tubatuyeho gukizwa tubatuyeho amaraso ya Yesu imbaraga z'umwuka zibafate umwuka wera w'Imana bafate somena meraso rekotiko Periada no kalo avaria dobre nehola. Shandi etando ogaria binitando oga. Kima sima ande were garde. Faruma derai glory.
ndashaka umudiyakoni wa saje muri hano hafi ngajyane bano bantu ajye kubaganiriza. Umudiyakoni wa hano Mama Jean. mwarimu nguriya nibakire Mama Jean yabakire. Twakira ifoto y'urwibutso dukomera Imana mu mashyi. Nimunkundira dukomera Imana mu mashyi. Imana irongeye irabyaye bundi bushyashya muri aya mashimwe. Mugenduriye mubyeyi abaganirize. Twari tugize ngo fotogarafe nimba yarangije atubwire. Twari tuvuze ngo abantu mwaraho mwese mwegere tisiye. Twakira ifoto y'urwibutso mwegere haruguru kugira ngo ifoto ize neza. Imana ibahe umugisha. Abasuhuze hanyuma ajye kwiyicarira. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Hakika Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa. Kama utasoma kitabu cha Zaburi 89 mstari wa 5 na wa 8. Haleluya. Nusoma Zaburi iri yavuze. Zaburi 89. Zaburi 89 mstari wa 5 na wa 8. umurongo wa 5 ukageza kwa 8. Mwimbaji anaonesha ya kwamba ni sherti jina la Mungu litukuzwe katika mkutano wa Kristo. Umuririmbyi arimo kwerekana ko ni ngombwa izina ry'Imana rishirwe hejuru mu giterane cy'abera. Haleluya. Amen. Si kwa bure Mungu anaweza fanya kitu. Ntabwo ibi bintu Imana yabikorera kubusa. Kama Tasia alifanya accident, niba Tasia yakoze impanuka, kuna mambo Mungu alitaka kufundisha. Hari ikintu Imana yashatse kumwigisha. Binafsi kwake Mungu alitaka imani yake iongezeke. Ubwe ku giti cye Imana yashatse ko kwizera kwe kuzamuke. Akimaliza anguka na kuwaza amekufa. Iyo maze kugwa hasi akumva ko yafuye. Nyuma ya mwaka watu wamelia na wametoa tumaini. Nyuma y'umwaka abantu barize nta kizere cyari gihari. Mungu akamsimamisha tena. Imana yongeye iramuzamura. Ni kusema kwamba Mungu alitaka Tasia aone ya kwamba Mungu anaweza. Nukuvuga ko Imana yashatse kwereka Tasia yuko Imana irashoboye. Na wakati Tasia anaona ya kwamba Mungu anaweza, Tasia anatumika tena zaidi na zaidi. Iyo Tasia amaze kubona ko Imana ishoboye, none azakorana n'imbaraga. Mungu agataka mke wa Tasia naye apimwe. Imana irashaka n'umufasha wa Tasia nawe ageragezwe. Huyo mama amepimwa lakini na akashinda. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yarageragejwe ariko yaraneshe, izina rya Yesu lihabwe icyubahiro. Kama angekuwa mwanamke mwingine labda angemkimbia mwa ile wakati. Wenda iyo byari kubundi mugore yari kumuta akigendera. Na nakata tumaini anasema hapa hakuna mwanaume tena. Nono ikizere kikava akavuga hano na mugabo ukiriho. Acha niende nitafuta aliye mzima. Reka nje kwisha kiruri muzima. Lakini huyo mama akakaa pale alimchunga. Ariko uyu mubyeyi yarakomeje kwicara ari kumurindira. Na wakati waliniita niwaombee, mugihe bamamaga ngo mbasengere, kila siku niliomba na ule mama yuko pembeni ya mumewe. Munsi narasengaga ari kumufasha we ari hafi. Na nilimwambia Mungu amutie nguvu. Kandi naramubye ati Imana mukomeze. Haviko vitu rahisi. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Wakati Mungu amenipiga sababu sikutaka kuamini mimi. Imana yarankubise uko nangaga kwizera. Nimegonjwa miaka 8. Nararwaye imyaka 8. Miezi 4 nimekuwa mwenda bazimu na posho 2. Amezi 4 ni byumweru 2 nabaye umusazi. Lakini ndugu zangu wote walinikimbia. Ariko abavandimwe banje bose baranya. Muke tu ndiye amenibakia pembeni. Ariko umufasha wanje gusanyo wansigaye. Tupigie wa mama makofi wanastahili. Muke wa ndiyo mama naye bamupigie makofi. Umubyeyi nawe bamukomera amashi. Na wewe Mungu ametaka ufunzwe. Kandi nawe Imana yashatse ko wiga. Katika magonjwa ya ndugu yako unajikamata je? Mugihe umuvandimwe warwaye wifata gute? Labda unamukimbia. Wenda uramuhunga. Walunaanza sema kakufie kule. Wenda kavuga ati reka fe hirya. Haya magonjwa yametufunza sote. Ubu burwayi bwatwigishije twese. Na Mungu atujalie nehema. Kandi Imana katika shida za wengine tujue kuwasogelea na kusifu Mungu pamoja.
kubegera no guhimbaza Mungu atubariki sote jioni ya leo. Imana iduhe Amina. umugisha twese. Amen. Twamukomera amashyi umushumba guturuka muri Kongo. Mushumba, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Nakupenda sana. Mie nakupenda sana. Unajua Kiswahili? Unajua si papa? Nakupenda sana. Mbwira n'ibindi mvuga. Namupenda sana. Nakushukuru sana kwa yote mafanya. Mungu rehema akubariki papa. Ngira n'utundi. Nashukuru maombi ya weyi. Kandi nashukuru kisu nafikwa. Icho kiranja akandi nashukuru kwa kisu unafika. Mungu rehema wa Golgotha akubariki sana. Tumupigie makofi na vigeregere. Makofi na vigeregere kwa jina la Yesu Kristo. Hapo ni sawa. Karibu papa. Twakira umushumba nanone na madamu we nibigire hino. Umunsi nakoze ubukwe bandihiye hoteli. Hari ahantu ndagenda niryamira hejuru. Ndaryama ndaruhuka. Numva ukuntu Yesu agira neza. Bambwa ati tuguhaye icyumba hariya wowe hariya hejuru uzaruhuka umutima. Twabakomera amashyi abantu beza birabima. Babarikiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Mu gitabo cya Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 iravuga ngo Ana yasenganye Imana umubabaro. Haleluya. Hari cyate Ana gusengana umubabaro. Hari cyo yasabaga ku Mana. Twese turabizi inkuru za Ana. Natwe mu gihe twasanze Tisiye ari ajya twagusanze ahandi nitwe twageze ba mbere tumusanga ari arya ahandi nihe kuri bya Masaka badutelefone wabonaga ameze nabi ariko akagira za courage ze icyo gihe atararemba cyane ubwo bitaragaragara cyane ari muri bombona adahumeka ariko ubona rwose iki ariko turashima Imana kuko nyuma yo kumukora ama examen kumucisha ama examen bakazana resultat zari resultat zinca mugongo wabonaga na byiringiro byo kubaho bihari ariko ejuru ya resultat zinca mugongo ejuru ya bintu byose bashobora kuvuga ku buzima bw'umuntu. Haleluya! Amen. Hari Imana yo mu ijuru ikivuga ijambo ikavuguruza ibintu byose amagambo resultat z'abaganga. Hana yasenganye umubabaro turababyeyi benshi hano twarafatikanyije natwe dusengana Imana umubabaro dusengana Imana agahinda. Hari utaje kwa muganga yasengeye mu rugo hari wagusengeye mu rusengero umuntu wese uko yasenze uko Imana yasubije Ana kuri uwo mubabaro n'agahinda uko nuko natwe Imana Haleluya! Natwe Imana yaradusubije. Ana yakiriye Samuel nange mfite ikibondo. Haleluya! Imana ishimwe. Natwe Uwiteka yonge atusubiza ati sie ubu ni muzima Mayisa. Dukomere Imana amashyi twese. I love you that Ubu Tisiye ni muzima. Amen, amen. Ntabwo nzi kuririmba ariko reka aya magambo tuyashyire muri iri ndirimbo ni chorus. Iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana itabura guseruka, iyo Mana yumva amasengesho, iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana itabura guseruka, iyo Mana yumva amasengesho, iyo Mana dusenga irakomeye rwose. Reka twongere Imana amashyi. Tubakomera amashyi ababyeyi bacu mu izina rya Yesu. Hari ikintu ngira ngo mvuge mu nyumve neza. Ndahaguruka. Iyo bavuga ngo umuntu yari arwaye ndatekereza ko mwibuka ko twigize kuvuga ko
nta muntu wemerewe kujya ahantu tisi yari. Ageze ku rwego rwo kuba acometse sonde ku buryo nta muntu uwo ari we wese wari wemerewe kujya kumusura atari umuntu uri aho wa hafi. Hafatwa ingamba z'uko abantu bose